Yesu ashimwe twongeye kubaha ikaze mwebwe mukunda ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi kuri YouTube channel Pacific Gospel, aho tuganira tukavuga ku mateka ya Bibiliya. Rero reka mbahe ikaze mwese mugiye kubana natwe uyu mwanya, mugiye kudutega amatwi tugira ibiganiro byiza. Ndifuza yuko utacikanwa n'ikiganiro tugiye kuganira muri kano kanya. Nibugeze kuri YouTube channel bwa mbere, wibuke gukora subscribe kandi wihangane ukirangiza kugira ngo wumve ikimana igushakaho uyu munsi cyangwa se mu bihe nk'ibi ngibi turimo. Nkuko musanzwe n'ubundi mudukurikira, twagiye tuganira bimwe biganiro bigiye bitandukanye, tubagezaho documentaire tubaganira uburyo Abisiraheli bavutse bakomotse ku mugabo Abrahamu. Imana ikabana na Abrahamu, Imana ikamurinda mu ngendo yagiye akora zose, ndetse tubona uburyo Abisiraheli bagiye banyura mu buzima bukomeye cyane ubwo bari muri Egiputa, uko bakandamijwe. Turahava tubona urugendo batangiye ubwo bavuga muri Egiputa bayobowe n'umugabo witwaga Mose ajyana n'Abisiraheli. Rero bakomeza urugendo, Imana ibambutse inyanja itukura, Imana ibaha manu bararya, bari bashonje, Imana ibaha amazi mu rugendo barimo, baranywa, inyota yari igiye kubica. Yarabakomeje kandi komeza kubana na Mose mu by'ukuri, ariko igihe kiza kugera Mose urugendo rwe ruza kurangira, aza gusimburwa n'umugabo witwa Yosuwa. Cyo gufata umwanya tuganire kuri Yosuwa, uburyo Imana yamukoresheje kuva asimbuye n'ubundi Mose urugendo bakoze, ndetse kugeza bageze n'ubundi mu gihugu cy'isezerano Imana yabasezeranyije Abisiraheli binyujije mu basekuruza babo Abrahamu, Isaka ndetse na Yakobo. Rero hari hashize imyaka 40 Abisiraheli bazenguruka mu butayu. Nkuko nabivuze, urugendo rwabo rwabanje rwuzuyemo ibyiringiro, ariko rwaje guhinduka imyaka myinshi yo kuzerera, kuko mu gihe Abisiraheli bagomba kugenda cyaje guhinduka bitewe n'uburyo bari bameze n'uburyo Imana yababonaga. Byasabye ko ibanza kubigishiriza mu butayu, aho bagomba kugenda iminsi mikeya, bahagenze imyaka myinshi. Abenshi rero muri urwo rugendo ubwo baturukaga muri Egiputa bari baramaze gupfa, bapfira mu butayu nk'uko Uwiteka yarabivuze, ariko isezerano ry'Imana ntiryigeze rihinduka. Igihe cyari kigeze ngo Abisiraheli binjire mu gihugu cy'isezerano. Mu ntangiriro z'igitabo cya Yosuwa, Bibiliya itubwira amagambo akomeye cyane. Bibiliya itubwira ngo Mose umugaragu w'Uwiteka amaze gupfa. Aya magambo yarushaho gutera ubwoba Abisiraheli. Mose yarabayoboye imyaka 40, yarabakuye muri Egiputa, yabambukije inyanja itukura, kandi yakomeje kubasabira igihe cyose bagwaga mu byaha. None umuyobozi bari bamaranye igihe, umuyobozi bari bamaranye iminsi bagendana, yaramaze gupfa. Mose urugendo rwe rwarangiye, ndetse atakifite umwuka w'abazima. Ariko nubwo byaremeze gutyo, Imana ntiyigeze isiga ubwoko bwayo. Yahise ihamagara Yosuwa mwene Nuni, wari umaze igihe kinini ari umufasha wa Mose. Yosuwa ntiyari umuntu mushya mu Bisiraheli, yari yarabanye na Mose kuva akiri muto. Niwe wayoboye urugamba rwo kurwanya Amaleki, kandi ni umwe mu bamaneko 12 boherejwe gutata igihugu cya Kanani, kandi n'umwe mu bari bizeye ko Imana ishobora kuba icyo gihugu. Uwiteka rero yabwiye Yosuwa avuga ngo haguruka wambukane n'ubu bwoko, ubambutse Yorodani, mujye mu gihugu ngiye kubaha. Ahantu hose ikirenge cyawe kizakandagira nzahaguha, nk'uko nabisezeranije Mose. Aya magambo yari yuzuye isezerano n'ihumure, kuko Imana ntiyasezanije Yosuwa ko atazahura n'intambara cyangwa ibigeragezo, ahubwo yamusezanije ko izabana nawe muri byose. Kuko Imana yabwiye nanone Yesu aramuga ngo komera kandi ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe izabana nawe aho uzajya hose. Aya magambo yabaye ishingiro ry'ubuzima bwa Yosuwa. Ntabwo gutsinda kwe kwaturukaga ku mbaraga ze bwite, ahubwo kwaturukaga ku
kubana n'Imana neza. Nyuma yo kwakira ayo mabwiriza, Yosuwa yahise atangira n'ubundi kuyobora Abisiraheli. Yahamagaye abatware b'Abisiraheli, arababwira, atangira kubabwira gutegura abantu mu minsi 3 iri imbere bagombaga kwambuka Yorodani. Yibukije kandi imiryango ya Rubeni, Gadi n'igice cy'umuryango wa Manase ko nubwo bari bahawe igihugu hakurya ya Yorodani, bagombaga kubanza gufasha bene wabo gutsinda Kanani mbere yo gusubira mu mirima yabo. Ariko abo bagabo basubije Yosuwa bati, ibyo uzadutegeka byose tuzabikora, aho uzadutuma hose tuzajyayo, nk'uko twumviraga Mose ni nako nawe tuzakumvira. Aya magambo yerekanaga ko Abisiraheli bemeye ubuyobozi bushya. Ariko mbere yo gutangira urugamba, Yosuwa yafashe icyemezo cy'ingenzi. Yohereje rwihishwa abamaneko babiri kujya gutata umujyi wa Yeriko. Ariko Yeriko yari umwe mu mijyi ikomeye muri Kanani, yari ikikijwe n'inkuta zikomeye cyane mu maso y'abantu. Kuwufata byasaga n'ibidashoboka. Abamaneko bageze muri Yeriko, binjira mu nzu y'umugore witwaga Rahabu. Rahabu yari azwi nk'indaya, ariko umutima we wari waratangiye kwizera Imana ya Isiraheli. Ntibyatinze amakuru yageze ku mwami wa Yeriko ko hari Abisiraheli binjiye mu mujyi. Yohereza abantu kwa Rahabu ngo abo Bisiraheli n'ubundi bafatwa. Ariko Rahabu afata icyemezo cyahinduye amateka ye. Ahisha abo bamaneko hejuru y'inzu ye. Abari boherejwe n'umwami bageze iwe, ababwira ko abo bagabo bari bahageze, ariko ko bamaze kugenda. Abasaba kwihutira kubakurikira. Bamaze kugenda, Rahabu yazamutse aho abo bamaneko bari bihishe, arangije ababwira amagambo atangaje, ababwira amagambo akomeye cyane, ababwira ngo, nzi yuko Uwiteka yabahaye iki gihugu. Twumvise ko Imana yanyu yumishije inyanja itukura igihe mwavaga muri Egiputa, kandi twumvise yuko mwatsinze abami babiri hakurya ya Yorodani. Imitima yacu yahise ishonga kubera ubwoba. Rahabu yarazi neza ko Imana ya Isiraheli ariyo Mana nyakuri, ariko yakomeje ababwira ngo, Uwiteka Imana yanyu niyo Mana yo mu ijuru no mu isi. Aya magambo agaragaza ukwizera gukomeye. Nubwo Rahabu atari Umwisirayelikazi, yemeye ko Imana ari Imana ishoboye byose kandi ari Imana nyakuri. Yasabye abo bamaneko ko nibafata Yeriko bazarokora ubuzima bwe we n'umuryango we. Abo bamaneko baramurahira, baramubwira bati, nuturindira ibanga ryacu tuzarinda ubuzima bwawe ndetse n'ubw'umuryango wawe. Bamusabye kumanika umugozi utukura mu idirishya. Abarangije aho bagabo n'ubundi baza kuva muri urwo rugo, barangije baragenda. Rahabu rero nawe yabwiye abo bagabo kwihisha mu misozi iminsi 3 kugira ngo aba bashakaga bataza kubabona. Abamaneko maze guhunga basubira kwa Yosuwa, bamugejejeho n'ubundi nkuru nziza. Baramubwira ngo, ni ukuri Uwiteka yaduhaye kiriya gihugu, kuko abaturage bose bagize ubwoba, bahiye ubwoba, bamaze kumva amakuru yacu, bamaze kumva iby'Imana yadukoreye. Ubu ngubu bari mu bwoba bwinshi. Ayo makuru yahaye Abisiraheli icyizere gikomeye cyane. Nubwo Yeriko yari ifite inkuta zikomeye, Imana yari imaze gukora umurimo mu mitima yabo. Iyi nkuru itwigisha amasomo n'ubundi menshi. Icyambere ni uko Imana ihora itegura abayiringira mbere yuko ibageza ku ntsinzi. Kandi icya kabiri ni uko ubutwari nyabwo buturuka ku kwizera Imana aho guturuka ku mbaraga z'umuntu. Icya gatatu ni uko Imana yakira umuntu wese uyizeye, kabona n'iyo amateka ye yaba atari meza. Rahabu yari afite amateka mabi, ariko kwizera kwe kwatumye aza kuba umwe mu bagize amateka akomeye y'agakiza. Yosuwa rero yaratangiye umurimo ukomeye wo kuyobora ubwoko bw'Imana. Imbere ye hari Yorodani yuzuye amazi, inyuma hari ubutayu. Imbere ya hari Yeriko ifite inkuta, ifite urukuta rukomeye cyane, ariko yari afite isezerano riruta
izo nzitizi zose. Yari afite isezerano Imana yaramuhaye mu byibuke ngo sinzagusiga kandi sinzaguhana. Urugendo rwo kwigarura igihugu cy'isezerano birumvikana rwari rutangiye. Hari mu gitondo cya kare, inkambi y'Abisiraheli yari ahitwa Shitimu hafi y'umugezi wa Yorodani. Imbere yabo hari igihugu Imana yari yabasezeranyije kuva mu gihe cya Aburahamu, Isaka na Yakobo, ariko hagati yabo n'icyo gihugu hari Yorodani, umugezi wari wuzuye amazi kubera igihe cy'isarura. Mu maso y'umuntu kwambuka uwo mugezi byari bidashoboka. Nta kiraro bari bafite, nta bwato, nta buryo bwo kwambutsa abagabo, abagore n'abana n'amatungo yabo. Ariko Imana ikunda kwigaragaza, ikunda kugaragaza imbaraga zayo aho ubushobozi bw'umwana w'umuntu bwarangiriye. Yosuwa yahamagaye abatwara b'ubwoko, ababwira amagambo y'ingenzi akomeye cyane ngo nimwiyeze kuko ejo Uwiteka aza gukorera ibitangaza muri mwebwe. Aya magambo yaratangaje cyane. Mbere y'uko Imana ikora igitangaza yabanje gusaba abantu kwiyeza. Byabigishaga ko Imana yera ishaka ko abantu bayegera bafite imitima itunganye. Nyuma y'ibyo Imana ibwira Yosuwa ko icyo gitangaza kizatuma Abisirayeli bose bamenya ko ari we uyoboye koko nk'uko yari yabanye na Mose. Abatambyi bari bitwaje isanduku y'isezerano bahawe amabwiriza yihariye, bari kujya imbere y'abantu bose. Iyo sanduku yari nk'ikimenyetso cy'uko Imana iri hagati y'ubwoko bwayo. Abantu basabwe kugendera inyuma yayo, ariko bakayisigaho intera kugira ngo bose babashe kuyireba kandi banayubahe. Bukeye bwaho inkambi yose irahaguruka. Tekereza icyo gihe abantu barenga 600,000 b'intwari hamwe n'abagore, abana n'amatungo yabo bose berekeje ku nkombe za Yorodani. Amazi yakomezaga gutemba afite imbaraga. Abenshi bashoboraga kuba baribazaga bati turambuka dute, ariko Imana ntiyabasabye kubanza kumenya uko izabikora, yasabye gusa ko bayizera. Abatambyi bateye intambwe berekeza mu mazi. Mu kanya ibirenge byabo bikimara gukora ku nkombe z'umugezi habaye igitangaza. Amazi yaturukaga haruguru arahagarara, asa n'ayubatse urukuta. Andi yamanukaga ajya mu nyanja y'umunyu nayo arakama. Inzira yumye irakinguka hagati y'umugezi. Abatambyi bahagarara hagati muri Yorodani ku butaka bwomutse. Abisirayeli bose batangira kwambuka. Ababyeyi bambuka n'abana babo, abasaza n'abakecuru barambuka, abashumba bambuka n'amatungo yabo. Abantu bose bambutse amahoro, nta n'umwe warohamye, nta n'umwe wasigaye inyuma. Nicyo gitangaza cya kabiri gikomeye cyo kwambuka amazi mu mateka ya Isirayeli nyuma yo kwambuka inyanja itukura ku buryo ku buyobozi bwa Mose. Byerekana ko Imana yari ikiri kumwe nabo, kandi Imana yari kumwe na Mose icyo gihe ari nayo iri kumwe nabo. Ni Imana itarigeze ihinduka. Bamaze kwambuka, Imana ibwira Yosuwa guhitamo abagabo 12, umwe muri buri muryango. Abo bagabo basubira hagati muri Yorodani, baterura amabuye manini 12 bayajyana aho bari burari iryo joro. Ayo mabuye yagombaga kuba urwibutso. Imana yaravuze iti, abana banyu nibazababaza bati aya mabuye asobanura iki, muzababwire ko amazi ya Yorodani yahagaze imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka. Haleluya. Imana ntiyashakaga ko ibitangaza byayo byibagirana. Yashakaga ko ibisekuruza bizaza bizamenya ibyo yakoreye ubwoko bwayo. Abatambyi bamaze gusohoka muri Yorodani, amazi yahise asubira mu nzira yayo nk'uko yarasanzwe atemba. Ababe b'ikanani bumvise ibyabaye, imitima yabo ishunga ubwoba, batangira kugira ubwoba bwinshi. Bamenya ko Imana yarwaniraga Abisiraheli. Abisiraheli bashinga inkambi ahitwa Gilugali. Aho niho batangiriye ubuzima bushya mu gihugu cy'isezerano. Ariko mbere yo gutangira intambara, Imana ibanza
kubigisha ikintu gikomeye. Yategetse Yosuwa kongera gukeba abagabo bose abavuye muri Egiputa. Benshi bari barakebwe, ariko abavukiye mu rugendo rw'imyaka 40 ntibari barakebwe. Gukebwa kwari ikimenyetso cy'isezerano Imana yari yaragiranye na Aburahamu. Nyuma yo kubikora, Imana iravuga iti uyu munsi mbakuyeho igisuzuguro cya Egiputa. Niyo mpamvu aho hantu hitwaga Gilugali hashize iminsi mike Abisiraheli bizihiza Pasika bwa mbere mu gihugu cya Kanani, bibutse ko Imana yabakije muri Egiputa. Bukeye bwaho batangira kurya imyaka y'icyo gihugu. Kuva uwo munsi manu yari imaze imyaka 40 ibaga riva mu ijuru ihita ihagarara. Kubera iki? Kubera ko bari bageze aho Imana yari yarabasezeranije. Ibyo yabagaburiraga mu rugendo ntibyari bigikenewe ukundi. Imana yari ibagejeje mu gihugu cyera amata n'ubuki. Umunsi umwe Yosuwa yegereye Yeriko, yubuye amaso abona umuntu uhagaze imbere ye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati ese uri wacu cyangwa uri mu banzi bacu? Uwo muntu aramusubiza ati oya, ndi umugabo w'ingabo z'Uwiteka. Ako kanya Yosuwa yikubita hasi yumye. Umugabo w'ingabo z'Uwiteka aramubwira ati kuramo inkweto zawe kuko aho uhagaze arahera. Ayo magambo asa cyane n'Imana yabwiye Mose ku gihuru cyakaga umuriro. Byari ikimenyetso cyo ko urugamba rwari rugiye gutangira, ariko ko rutari kuba urwa Yosuwa gusa, rwajyaga kuba urugamba rw'Imana. Yosuwa amenya ko gutsinda Yeriko bitazaterwa n'ubwinshi bw'ingabo cyangwa n'intwaro, ahubwo bizaterwa no kumvira Imana. Amasomo akomeye cyane twabona nuko kwambuka Yorodani bitwigisha ko Imana ishobora gufungura inzira aho abantu babona ko nta nzira ihari. Kandi amabuye 12 abigishwa cyangwa se bari abantu bateruye atwigisha ko tutagomba kwibagirwa ibikorwa by'Imana mu buzima bwacu. Pasika nayo itwigisha ko gukizwa ari impano y'Imana. Impano nayo itwigisha ko Imana ihindura uburyo idutunganiriza uko ibihe bihinduka, ariko iyo ntabwo igihinduka. Guhura n'umugabo w'ingabo z'Uwiteka nabyo bitwigisha ko insinzi nyayo ituruka ku kubana n'Imana no kuyumvira. Imbere yabo hari umujyi wa Yeriko, umwe mu mujyi yari ikomeye kandi ikikijwe n'inkuta ndende. Mu buryo bwa gisirikare uwo mujyi wari usa n'udashobora gufatwa. Abantu bawurindaga amanywa n'ijoro, kandi amarembo yawo yarafunze kubera gutinya Abisirayeli. Ariko Imana ntiyashakaga ko insinzi yayo ishingira ku mbaraga z'intwaro, ahubwo yashakaga ko amahanga yose amenya ko ari irwanirira ubwoko bwayo. Uwiteka abwira Yosuwa ati dore nguhaye Yeriko n'umwami wayo n'intwari zayo. Nubwo urugamba rutari rwagatangira, Imana yavuze ko insinzi yamaze kuboneka. Iyo Imana ivuze, ijambo ryayo ntirisubiza ubusa. Ariko amabwiriza yabahaye yaratangaje. Yabwiye Abisirayeli kuzenguruka umujyi inshuro imwe buri munsi mu minsi 3, mu minsi 6. Abatambyi 7 bagombaga kujya imbere bitwaje amahembe. Isanduku y'isezerano igakurikiraho, ingabo ndetse n'abasirikare nabo bagakurikiraho. Igitangaje kurushaho nuko abantu bose basabwe kugenda batuje, nta muntu uvuga ijambo na rimwe. Tekereza uko abaturage ba Yeriko barebaga ibyo bintu. Bashoboraga kubaseka bibwira bati abantu batekereza ko inkuta zizagwa bazenguruka gusa. Ariko kwizera nyakuri ntigushingira ku byo abantu bavuga, gushingira ku Imana yavuze. Mu minsi 6 bakoze uko Imana yabategetse. Ku munsi wa 7 bazindutse kare cyane, bazengurutse umujyi inshuro 7. Bamaze kuzenguruka bwa 7, abatambyi bavuza amahembe. Yosuwa ahita avuza induru ati nimusakuze kuko Uwiteka yabahaye umujyi. Ako kanya Abisirayeli bose batera hejuru icyarimwe. Habaye igitangaza. Inkuta zikomeye za Yeriko zirasenyuka. Abasirikare binjira mu mujyi baturutse impande zose. Umujyi urafatwa, ariko
hari umuntu umwe warokotse hamwe n'umuryango we, ni Rahabu, wa mugore wahishe bamaneko. Nkuko bari baramusezeranyije, baramukijije hamwe n'abo mu rugo rwe bose. Uku kwizera kwe kwatumye aza no kuba umwe mu basekuruza ba Yesu Kristo. Nyuma yo gufata Yeriko, Imana yarategetse ko ibintu byose byegurirwa yo, zahabu, ifeza n'ibindi by'agaciro byagombaga kujyanwa mu bubiko by'Uwiteka. Ariko hari umuntu umwe utarumvise. Uwo muntu yitwaga Akani, wo mu muryango wa Yuda. Yabonye umwenda mwiza, ifeza na zahabu, arabifata arabihisha mu ihema rye. Yatekereje ko nta muntu n'umwe wigeze amubona, ariko Imana ibona ibyo abantu bahisha. Kubera icyaha cy'umuntu umwe, ubwoko bwose bwahuye n'ingaruka. Nyuma ya Yeriko, Yosuwa yohereje abantu kujya gutata umujyi wa Ayi. Bagarutse baravuga bati, uyu mujyi ni muto, ntimwohereze ingabo nyinshi. Bohereza abasirikare bagera ku 3,000 gusa. Ariko bageze ku rugamba, abaturage ba Ayi barabatsinda pe, barabatsinda. Abisirayeli barahunga bafite isoni. Abasirikare bagera kuri 36 icyo gihe barishwe, barapfa. Iyo nsinzwe yari ibaye ubwa mbere Abisirayeli batsinzwe kuva bambuka Yorodani. Yosuwa arababara cyane, yikubita hasi imbere y'isanduku y'isezerano, asenga Imana avuga ati, Mana, niki cyatumye utugeza hano? Niki cyatumye tuza hano niba tugiye gutsinda? Ariko Imana iramwitegereza, yitegereza Yosuwa, iramusubiza iti, haguruka, haguruka, Isiraheli yakoze icyaha. Imana imubwira ko hari uwafashe ibintu byari hari umuntu wafashe ibintu byareguruwe Imana. Yosuwa ahamagara Abisirayeli bose, hakurwa tombora imbere y'Imana. Amaherezo Akani arahagurutswa. Yosuwa aramubwira ati, mwana wanjye, mbwiza ukuri. Akani yemera icyaha, aravuga ati, nabonye umwenda mwiza, ifeza n'izahabu, ndabyifuza, ndabifata, ndabihisha. Ibintu byose birazanwa, birongera barabizana. Akani ahabwa igihano gikomeye kutumvira kwe kwari gushyize mu kaga Abisirayeli bose. Nyuma yaho Imana ibwira Yosuwa iti, ntutinye noneho gutera kandi ntukuke umutima, fata ingabo zose ujye kurwanya Ayi. Icyaha kimaze gukurwaho, umugisha w'Imana uragaruka. Iki gihe Imana iha Yosuwa umugambi w'intambara. Abasirikare bamwe bihisha inyuma y'umujyi, abandi batera ab'imbere. Abaturage ba Ayi basohoka babakurikiye, bibwira ko bongeye kuhunga nk'ubwa mbere. Umujyi usigara nta muntu urimo. Abihishe bahita binjira, barawufata ndetse banawutwika. Abaturage ba Ayi bahindukiye, babona umwotsi uzamuka mu kirere, basanga bafatiwe hagati y'ingabo mu matsinda abiri, barimo hagati, baratsindwa burundu. Umwami wa Ayi arafatwa. Iyo nsinzi yagaragaje ko iyo abantu bihanye bakagarukira Imana, ibagarurira umugisha. Nyuma y'iyo nsinzi, Yosuwa yubaka igicaniro ku musozi wa Ebala, nk'uko Mose yari yarabitegetse. Batambira Imana ibitambo by'amahoro. Hanyuma Yosuwa asoma amategeko yose ya Mose imbere y'Abisirayeli bose, abagabo n'abagore, abana n'abanyamahanga bose kumwe nabo. Byari ukwibutsa ko gutsinda igihugu bitari bihagije. Icy'ingenzi kurushaho cyari gikomeye, cyari ugukomeza kugendera ku mategeko y'Imana. Amasomo akomeye twabona ni uko Imana ishobora gutsinda intambara abantu babona ko zidashoboka. Kandi nanone icya kabiri, kumvira Imana biruta ubwenge n'imbaraga z'abantu. Icya gatatu, icyaha cy'umuntu umwe gishobora kugira ingaruka ku bandi benshi. Icya kane, kwiyana no gusubira ku Mana bizana kongera guhabwa umugisha. Icya gatanu twavuga ni uko ijambo ry'Imana rigomba gukomeza kuyobora ubuzima bw'abizera na nyuma y'itsinzi. N'ubundi inkuru y'insinzi zabo zakwiriye igihugu cyose. Abami b'i Kanani batangira kugira ubwoba bwinshi. Bamwe bahitamo kwishyira hamwe kugira ngo barwanye Abisirayeli, ariko abaturage b'umujyi wa Gibeyoni bo bahisemo ubundi buryo
bakoresha ubwenge n'amayeri yaho aho gukoresha intambara. Abagibeyoni bari bazi neza ko Imana yarwaniraga Abisirayeli. Bari barumvise inkuru zo kwambuka inyanja itukura, gutsindwa kwa Shihoni na Ogi, kugwa kwa Yeriko ndetse n'ifatwa rya Ayi. Bari bazi ko kurwana n'Abisirayeli byari kubaviramo kurimbuka. Nuko bategura umugambi, bafata imyenda ishaje, bambara inkweto zishaje kandi zacitse, bafata imifuka ishaje n'impu zashaje ndetse zacitse, ndetse bafata n'umugati wumye kandi wazanye ubwoya, kugira ngo bagaragaze ko baturutse kure cyane. Bageze aho Yosuwa n'Abisirayeli bari bakambitse i Gilgali, baravuga bati, twaturutse mu gihugu cya kure cyane, twaje gusaba ko mudusezeranya amahoro. Abakuru b'Abisirayeli babanje kubashidikanyaho, barabaza bati, ahari mushobora kuba muturanye natwe, twabizera gute kugira ngo tube twabasha kujyana isezerano namwe? Abagibeyoni bakomeza gukina amayeri yabo, berekana imigati yumye, bavuga ko bawutetse ugishyushye bari kuva iwabo. Baranje berekana imyenda yabo ishaje, bavuga ko yangiritse kubera urugendo rurerure. Ikintu gikomeye Bibiliya ivuga ni iki? Nuko Abisirayeli ntabwo babashije kubaza Uwiteka, ntibabajije Uwiteka. Aya ni amagambo make ariko afite isomo riremereye. Ijambo ntibabajije Uwiteka. Yosuwa n'abakuru ba Isirayeli barebye ibimenyetso by'amaso gusa, birengagiza kubaza Imana. Bahita bagirana isezerano n'Abagibeyoni, barabarahirira ko batazabarwanya. Hashize iminsi 3 gusa bamenya ukuri, basanga Abagibeyoni bataraturutse kure, ahubwo bari abaturanyi babo. Abisirayeli bararakara cyane, ariko kubera ko bari bararahiye mu izina ry'Uwiteka, ntibashoboraga kwica Abagibeyoni. Yosuwa arabahamagaza, arababaza ati, kuki mwadushutse? Barangije baramusubiza bati, twarabikoze kubera ko twari tuzi ko Imana yanyu yabahaye iki gihugu cyose, twatinye ko mwatwica. Nubwo babeshye, Yosuwa yubahirije isezerano bari baragiranye, ariko yabaye inshingano zo kuba abatemagura inkwi n'abavoma amazi mu nzu y'Imana. Ibi bitwigisha ko ijambo umuntu asezeranye mu izina ry'Imana igomba guhabwa agaciro, niyo byamusaba igiciro. Ntibyatinze ayo makuru agera ku mwami wa Isirayeli witwaga Adoni Zedeki. Yararakaye cyane. Niba Gibeyoni, umujyi ukomeye, warishyize mu maboko ya Isirayeli, ninde uzabasha kurwanya Abisirayeli? Nuko yohereza ubutumwa ku bandi bami bene wabo bo mu majyepfo, aribo Heburoni na Yarimuti hamwe na Rakishi n'undi mwami witwaga Eguroni. Barifashe bishyira hamwe baba bami 5. Intego yabo ntiyari kurwanya Abisirayeli mbere na mbere, bashaka kubanza guhana Gibeyoni kubera ko yanyagiranye amahoro n'Abisirayeli. Abagibeyoni bahita bohereza Yosuwa ubutumwa bwihutirwa, baramwe bati, ntudutererane, ngwino vuba dukize kuko abami bose bo mu misozi baduteye. Yosuwa ntiyigeze yibaza ati, baradushutse nibarwana ubwabo, ahubwo yubahirije isezerano. Yahagurukanye ingabo ze nijoro, ava i Gilgali, agenda urugendo rurerure kugira ngo agere i Gibeyoni. Imana ibwira Yosuwa iti, ntubatinye kuko nabagashyize mu maboko, nta n'umwe muri bo uzaguhagarara imbere. Mu gitondo cya kare Yosuwa n'ingabo ze bagwa gitumo abo bami 5, barakangarana, ingabo zose ziratatana, Abisirayeli barabirukankana. Ariko icyo gihe habaye ikindi gitangaza gikomeye. Ubwo abanzi bahungaga, Uwiteka yabagushijeho amahindu y'amabuye manini ava mu ijuru. Bibiliya ivuga ko abantu bishwe n'ayo mabuye bari benshi kurusha abishwe n'inkota z'Abisirayeli. Byongeye kugaragaza ko urugamba rwari urw'Imana. Ariko umunsi wari ugeze hafi kurangira, hari hakiri abanzi benshi bagihunga. Yesu amenya ko umwijima ushobora gutuma abahunga bakarokoka. Nuko asengera imbere y'Abisirayeli bose, aravuga ati,
zuba hagarara hejuru ya Gibeyoni, nawe kwezi hagarara hejuru y'ikibaya cya Ayaloni. Habaye igitangaza kitigeze kibaho mbere. Izuba rirahagarara, ukwezi nako kurahagarara, umunsi uraramba kugeza igihe Abisirayeli barangirije gutsinda abanzi babo. Bibiliya ivuga iki? Bivuga ko nta munsi wari umeze nk'uwo mbere yawo cyangwa nyuma yawo, kuko Uwiteka yumviye ijwi ry'umuntu Yosuwa abereka ko Imana yatsinze abanzi babo. Yosuwa arababwira ati ntimutinye kandi ntimukoke imitima, mukomere mushikame, kuko uko niko Uwiteka azagenza abanzi banyu bose. Nyuma y'iyo ntsinzi Abisirayeli bafata imijyi myinshi yo mu majyepfo. Ariko Yosuwa ntiyigeze yitiranya intsinzi n'intambara ze bwite. Yakomeje kumvira Imana muri byose. Amasomo akomeye twabona nuko ntitugomba gufata icyemezo gikomeye tutabanje gusenga no kubaza Imana. Ikindi niyo abandi badutenguha, tugomba kubahiriza isezerano ryacu. Cya gatatu, Imana irwanirira abayiringira kandi ikabafasha mu gihe gikomeye. Icya kane, Imana yumvise isengesho rya Yosuwa ikora igitangaza gikomeye cyane, ihagarika izuba, ihagarika n'ukwezi. Ikindi cya gatanu nuko intsinzi nyayo ituruka ku kumvira Imana aho kwiringira ubwenge bwacu. Ariko nubwo intambara zo mu majyepfo zari zirangiye, igihugu cya Kanani ntabwo ari cyose cyari cyarigaruriwe. Mu majyaruguru hari hakiri ibihugu bikomeye n'abami benshi batari biteguye kwemera ko Abisirayeli babatsinda. Inkuru y'intsinzi za Yosuwa yakomeje gukwira hose. Umwami witwaga Yabini wategekaga ahantu hitwaga Hazori yumvise ibyo Imana yakoreye Isirayeli. Hazori yari umwe mu mijyi ikomeye cyane muri icyo gihe, kandi yari ifite ububasha ku bindi bihugu byinshi byo mu majyaruguru. Yabini amenya ko adashobora kurwana wenyine, nuko atumira abandi bami benshi ngo bishyire hamwe. Haterana abami baturutse i Madoni, Shimuroni, Akishafu n'ahandi henshi, n'andi moko y'i Kanani, Abahiti, Abamori, Abayehusi n'Abahivi nabo bifatanya nabo. Bibiliya ivuga ko ingabo zabo zari nyinshi nk'umusenyi wo ku nkombe z'inyanja. Bari bafite n'ikindi kintu cyatinywaga n'abantu benshi, yari amafarashi n'amagare y'intambara byari bigezweho icyo gihe. Muri icyo gihe amagare y'intambara yari intwaro ikomeye cyane kandi zigezweho. Iyo uwayabonaga washoboraga gutekereza ko nta muntu wabasha kugutsinda uko byagenda kose. Ariko Imana ntigeze iterwa ubwoba n'ibyo abantu biringira. Uwiteka abwira Yosuwa ati ntutinye, kuko ejo nk'iki gihe nzaba mbashyize mu maboko ya Isirayeli. Imana yongera kumuha amabwiriza yihariye. Yamutegetse ko namara gutsinda azaca ibitsi by'amafarashi yabo kugira ngo atazongera gukoreshwa mu ntambara, kandi azatwika amagare yabo. Ibyo byigishaga Abisirayeli kutiringira intwaro cyangwa ikoranabuhanga, ahubwo bakwiye kwiringira Imana. Yosuwa ntiyatinze, yahagurukanye n'ingabo ze agenda mu buryo butunguranye, abasanga hafi y'amazi ya Meromu. Abo bami bari bizeye ubwinshi bw'ingabo zabo, ntibari biteze ko Yosuwa azabatera ako kanya. Urugamba ruratangira nk'uko Imana yarabasezeranyije. Isirayeli iratsinda, abanzi batangira guhunga mu mpande zose. Yosuwa n'ingabo ze babakurikirana kugeza aho batagishoboye kongera kwishyira hamwe. Nyuma y'urwo rugamba Yosuwa asohoza amabwiriza y'Imana. Amagare y'intambara aratwikwa, amafarashi yongera gukoreshwa mu ntambara. Ibi byari ikimenyetso cy'uko intsinzi yabo itaturukaga ku mbaraga z'intwaro, ahubwo yaturukaga ku Mana. Nyuma y'ibyo Yosuwa atera umujyi wa Hazori. Hazori wari umurwa mukuru w'ubwo bwami bukomeye. Umwami waho aricwa, umujyi urafatwa kandi uratwikwa. Bibiliya ivuga ko Hazori ari wo mujyi wari ukomeye kurusha indi yose muri icyo gihugu, ariko nta rukuta cyangwa ubutegetsi byashoboraga guhagarika umugambi w'Imana. Intambara zarakomeje igihe kirekire. Yosuwa ntiyigaruriye igihugu cyose n'umunsi umwe cyangwa mu cyumweru kimwe,
hari intambara nyinshi, urugendo rurerure n'imihati myinshi Yosuwa yagiye ahura nayo, ariko muri ibyo byose Imana yakomeje kuba kumwe nawe. Bibiliya ivuga amagambo akomeye cyane, iravuga ngo Yosuwa akora ibyo Uwiteka yari yarategetse byose, nta na kimwe yasize adakoze. Iri ni ryo banga ry'intsinzi ye. Ntiyari umuntu utunganye kurusha abandi, ahubwo yari umuntu wumviraga Imana cyane. Nyuma y'izo ntambara igihugu kinini cyari kimaze kwigarurirwa, abenshi mu bami bari baratsinzwe, abaturage benshi bari bamaze gucika intege, ariko hari ibice bike byari bigisigaye. Mu gice cya 12 cy'igitabo cya Yosuwa, Bibiliya itanga urutonde rw'abami batsinzwe. Mbere ibanza kuvuga abami babiri batsinzwe na Mose hakurya ya Yorodani, aribo Shihoni na Ogi. Hanyuma ikavuga abami 31 batsinzwe na Yosuwa mu gihugu cya Kanani. Ibi cyari urwibutso rw'uko Imana yasohoje isezerano ryayo. Ariko nubwo igihugu kinini cyari cyarigaruriwe, umurimo ntabwo wari wakarangiye. Hari hakenewe kugabanya igihugu hagati y'imiryango ya Isirayeli kugira ngo buri muryango ubone umurage Imana yawugeneye. Yosuwa yari amaze gusaza, birumvikana yararwanye intambara nyinshi, ariko yari akiri umuntu Imana yakoresheje kugira ngo asoze umurimo wayo. N'ubundi amasomo dushobora kubona nayo ni uko icya mbere, iyo Imana iri kumwe n'umuntu, ubwinshi bw'abanzi ntibushobora kumutsinda. Icya kabiri, ntitugomba kwiringira imbaraga zacu cyangwa ibikoresho dufite, ahubwo tugomba kwiringira Imana. Icya gatatu, kumvira Imana mu bintu byose nibyo bizana umugisha urambye. Icya kane, intsinzi z'uyu munsi zigomba kutwibutsa ubudahemuka bw'Imana aho kutuzanira ubwibone. Icya gatanu, Imana isohoza amasezerano yayo kabone niyo byafata igihe kirekire. Urugamba rwo kwigarura igihugu rwari ruri hafi yo kuba rwarangira. Nuvuga ngo igikurikiyeho, aho bagombaga kugabanya igihugu Imana yari yarasezeranyije Aburahamu, Isaka na Yakobo kugira ngo buri muryango wa Isirayeli ubone umugabane wawo. Mu gice cya kabiri tuzarebera hamwe uko Imana yagabanije igihugu hagati y'imiryango ya Isirayeli, ukwizera kwa Kalebu n'uburyo buri muryango wahawe umugabane wawo. Reka bashimire rero kuko mwebwe mwabanye natwe muri kiganiro, n'ubundi twarimo turi gusobanura igitabo cya Yosuwa. Nawe urasoma igice cya mbere ugeze ku gice cya nyuma, ni amagambo twavuga n'ubundi akubiyemo kugeza tugeze ku gice cya 12. Imana rero ibarinde, kandi nawe ugeze kuri iyi YouTube channel bwa mbere wadukunze, ntugire udakoze subscribe ndetse na share, uduhe n'igitekerezo kugira ngo tubone neza ko turi kumwe kandi mudushyigikira mu byo dukora byose. Imana ibarinde rero, naho ubutaha no mu gice cyacu cya kabiri nk'uko twebasezeranyije vuba. Murakoze cyane.